Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Yesu ashimwe cyane bene data. Ndi mwene So Chantal Nimugire. Ndashima Imana ko Imana iduhaye umwanya kandi wo kuganira muri uyu mwaka mushya. Rero ntangiye mbifuriza umwaka mushya muhire, kandi nshima Imana ko yaduhaye umugisha mu mwaka ushize, ikabana natwe, ikatwiyereka mu buryo butandukanye, kandi ikaduha umugisha ukomeye w'ijambo ryayo. Ijambo ry'Imana ni umucyo, ijambo ry'Imana ni umutima utanga ubugingo, ijambo ry'Imana ni amazi, ijambo ry'Imana ni ubuzima. Haleluya! Ijambo ry'Imana ni imbaraga, ijambo ry'Imana ni igitangaza, kandi na Yesu ubwe yitwa Jambo. Dushimye Imana rero yabanye natwe muri programme ya Saveur Divine, ikabana natwe imyaka ine ishize. Imana ishimwe cyane ko yagiye ishoboza bene data gusangiza abantu bayo ijambo ry'Imana, kandi n'ubirakomeje turabishimira Imana. Imana ishimwe cyane. Iki cyumweru cyabaye icyumweru cy'umugisha, icyumweru cyo kwifurizanya umugisha w'Imana, ariko ni icyumweru none cyo kwibukiranya mbega ni gute abantu bashobora kugubwa neza mu buryo bwose, bagatera imbere, Imana ikabishimira. Amen. Nk'uko intumwa Yohana yabyifurije Gayo amushimira uburyo yabaye uwo kwizerwa, uburyo yabaye umwene data w'ukuri, uburyo yashimwaga n'abantu na bene data, yari afite ubuhamya bwiza ndetse ari ibyirato by'intumwa Yohana. Rero hari amagambo twagarutseho muri iki cyumweru avuga icyo Yesu ubwe yivugiye, kigaragaza ko umuntu amukunda. Amagambo ari muri Yohana ibice 14 umurongo wa 15 kugeza kuri 21. Yesu yabyivugiye neza, aravuga ngo umuntu nankunda azitondera amategeko yanjye, kandi umuntu namara kuyitondera ngo Data nawe azamukunda. Data azamukunda. Haleluya! ngo kandi namara kumukunda ngo tuzaza aho ari, tugumane nawe. Ni umugisha w'igitangaza kubana n'Imana, kuko Imana itegeka byose, kandi uri kumwe n'Imana ufite ikiganza cyiza, uri kumwe n'Imana ufite umugisha wose. Amen. Turakomeza rero uyu munsi dukomeze tureba mbega muri ayo mategeko y'Imana, Imana ni iki ivuga. Ndibaza ko tuzakomeza no kubiganira, kuko ijambo ry'Imana ni rigari cyane, ariko Imana ntiyigeze irambirwa kuganira n'abantu no kubaha umucyo ku byo ishaka. Na n'uyu munsi ntirambiwe, iracyakomeje. Tuzakomeza no mu cyumweru gikurikira, weekend mu minsi ibiri isoza icyumweru. Nta gahunda iba ihari, abantu bajya mu materaniro, abantu basubiramo cyangwa se n'ibyo twabonye mu cyumweru, ariko twongera kuganira ku munsi wa mbere kugeza ku wa gatanu. Imana ibaha umugisha rero. Ijambo ry'Imana niryo ribitsemo amategeko y'Imana, ijambo ry'Imana niryo ribitsemo ubushake bw'Imana. Ndabifuriza kugira ngo uyu mwaka uzaba umwaka wo kuba mu ijambo ry'Imana, umwaka wo gucukumbura ijambo ry'Imana, atari ukuryumva gusa, ahubwo ari no kuryubaha, kugira ngo duhindurwe naryo kandi tunezeze Imana. Aho Imana iri mu ijuru, aho Umwami wacu ari, atureba nezerwe, avuge ngo koko mu isi harimo abantu bankunda, kuko bitondera amategeko yanjye. Uyu munsi
turareba iri jambo rivuga ku rukundo. Urukundo nirwo rwazanye Yesu, nirwo rwatumye Yesu, kuko unasomye ijambo rizwi cyane rimeze nk'umutima w'ubutumwa bwiza, riravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane. Yohana 3:16, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane yatanze umwana wayo w'ikinege. Urukundo, haleluya, urukundo rukubiyemo imigisha yose. Imana rero yaradukunze, kandi na Yesu nawe yaje avuga urukundo, narwo yaranarwigishije cyane, n'ibyo yakoraga byose ni urukundo. Natwe rero aradusaba ko tumukunda mu kubahiriza ibyo yavuze, ariko kandi tukanakunda na bene data, tugakunda ab'Imana yaremye, kuko ntabwo ushobora kugirira neza abantu utabakunda. No kubwiriza abantu ubutumwa bwiza bisaba ko biva mu rukundo, no gusengera abantu bisaba ko biva mu rukundo, no kubifuriza umugisha bitavuye mu rukundo ntacyo bibe bivuze, ntacyo bisobanura. Ariko urukundo rw'Imana reka tusabe kugira ngo ruganze imitima yacu, dukunde Imana kandi dukunde na bene data, kugira ngo dusohoze icyo umwami wacu ashaka. Amagambo ari muri Yohana 15:12 haravuga ngo ngiri itegeko ryanjye, mukundane nk'uko nabakunze. Ntawe ufite urukundo ruruta rw'umuntu upfira inshuti ze. Amen. Umurongo wa 17 hakavuga ngo ibyo mbibategekeye kugira ngo mukundane. Haleluya. Yesu yabivuze neza, atanga urugero. Yaraje aduha urugero. Twebwe nubwo twagerageza gute, we yashyizemo intera y'igitangaza, kuko we yaritanze, ava mu bwiza mu ijuru, ava hera, ava iruhande rwa data mu ijuru, araza amara imyaka 33, kandi azi neza n'ibigiye kumubaho, ndetse birangira abambwe no ku musaraba. Urwo rukundo ni igitangaza, ariko aratubwira ngo natwe tumwigireho. Haleluya. Niba hari icyo wakwigomwa ku bwa mwene so ubikore, niba hari icyo wakora kugira ngo mwene so agubwe neza ubikore. Naho uze nsoma amategeko y'Imana ari mu Kuva, ari amategeko yahawe Mose. Iyo ugiye kureba ugasanga amategeko areba ku Mana, kubaha Imana, kubaha izina ry'Imana, ntugasenga ibindi bigirwamana, ntugasenga ibishushanyo. Amategeko ajya ku Mana navuga ngo ubwayo gusa niyo make kuruta ajya hagati y'ibyo dukorera bagenzi bacu. Ibyo wenda nabyo tuzagera igihe tubivugeho, ariko Imana ishaka yuko niba twarayimenye, niba tuyikunda, natwe dukunda umuntu yakunze mu buryo bw'igitangaza, bigatuma itanga umwana wayo w'ikinege. Amen. Ijambo ry'Imana rindi muri Yohana 1:4-20 haravuga ngo umuntu navuga ati nkunda Imana akanga mwene se, aba ari umunyabinyoma, kuko udakunda mwene se yabonye atabasha gukunda Imana atabonye. Kandi dufite iri tegeko ryavuye kuri yo, ngo ukunda Imana akunde na mwene se. Amen. Imana ishimwe cyane. Ijambo ry'Imana rirasobanutse, ni ukuvuga ngo icyo Imana ishaka ni uko umuntu yaremye mu ishusho yayo, niba tuyikunda koko natwe nawe tumukunde. Ntitwikunde ngo umuntu ngo ajye avuga ngo nkunda Imana, Imana izi ibyanjye, Imana turaziranye, ariko yirengagije ab'Imana yaremye. Imana idufashe uyu mwaka w'umwaka w'urukundo, duhereye ku Imana yaduhaye, duhereye ku miryango yacu, aho tuvuka, abo dufite mu miryango twabyaye, abamaze gukura, abavandimwe bacu, abaturanyi bacu, aho twiga, aho dukora, aho turi hose tujyane urukundo rw'Imana. Uko ni nako kwera imbuto, gukunda abantu ni icyo ngicyo, kuko Imana ni urukundo bene data. Imana ishimwe cyane. Nuko iri jambo rero dusoje muri iki cyumweru rigarutse ku itegeko tugomba kubahiriza, kandi itegeko rigaragaza Imana, rigaragaza ko turi ab'Imana, ngo dukunde Imana
ariko kandi tubihamishe gukunda abo yaremye. Dukunde bene data, dukunde abantu bose kugira ngo bamenye urukundo rw'Imana nabo bakizwe narwo. Mana Data, turagushimiye, dushimiye kuri mwiza, dushimiye imbabazi zawe zabanye natwe, dushimiye imigisha yose twabonye mu mwaka ushize, byose byavuye mu rukundo rwawe. N'ubu twiringiye kuzabona kugira neza kwawe, kandi iri jambo ryawe tumaze kumva Mwami riherekesha imbaraga zawe, kugira ngo Mwami ribe rizima, ribe rizima, tugire urukundo, tugukunde, dukunde ijambo ryawe, dukunde kukumvira, dukunde kugendana nawe, kandi dukunde abana bawe, dukunde abo waremye mu izina rya Yesu. Uyu mwaka uzatubera umwaka w'umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana ibahe umugisha bene data. Amen.